utangiye kunywa icyayi ukinywesha umugati cyangwa se urimo ukinywesha irindazi icyo waba unywesha cyose urimo urafata ayo mafunguro tuvuge runaka wahashye, ya ndirimbo igatangira kugaruka mu bitekerezo byawe. Wava muri dushe ugiye kuryama, indirimbo ikagaruka mu bitekerezo byawe. Wajya muri ofisi ugiye gukora akazi kuko wahoze uyumva muri mashine, ukaza waje mu modoka ya mugenzi wawe mukorana, ugeze kuri mashine mu kazi, indirimbo ikomeje kugaruka mu bitekerezo byawe. AMAVUTA TV. Yes, bakunzi b'AMAVUTA TV, ntabwo rero ndibuze gutinda mu kiganiro tugiye kuganira. Turaganira ku mbaraga z'umuziki muri rusange ndetse nuko abadayimoni bari gukorera mu muziki mu gihe cya none, mu gihe gikomeye cyane, aho biganje mu gukoresha umuziki. Itorero ryarasinzira ibyerekeye na muzika cyangwa se indirimbo, bararyibagirwa, barabyibagirwa, barazibagirwa. Itorero ryibagirwa indirimbo, akamaro, umumaro w'indirimbo muri rusange. Turaza kuganira rero ku byerekeranye na muzika, ariko tureba ukuntu no Satani yawushinzemo imizi mu buryo bukomeye cyane cyane cyane. Abana b'Imana naho kugira ngo dukanguke kandi turusheho kushishikarira kumenya ibirimo biragenda biba mu isi muri rusange. Narababwiye ngo whatever God can do it in the world to influence, also Satan can imitate. Nuko ngo buri kintu cyose Satani yakora ibyinshi na mahame akora, ariko yiganye iby'Imana bikorwa neza, ariko wakabipirata akabijyana mu mujyo we wo kurwanya Imana no gucreate amacakubiri cyangwa se gutandukanya umuntu n'Imana. Nta kindi kintu we abagamije, ni ukuvuga yuko mu byo akora byose Satani abagamije gutandukanya umuntu n'Imana, kandi Imana igashaka guhora isabana n'umuntu. Biravuga ngo nta kindi cyazanye Satani yazanywe no kwica no kurimbura. Nta kindi cyamuzanye. Satani ni ukwica, kwiba no kurimbura, nta kindi kintu rero kimuzana. Reka rero twihute turebe, mbabwiye ngo icyo Imana ikora Satani nawe agerageza kukigana. Turaganira ku mbaraga z'umuziki. Umuziki ni iki? Ubundi umuziki bikomoka ku ijambo rivuga spells cyangwa se imitongero cyangwa chanting, imitongero byo gutongera. Umuziki rero akaba ari urwego, nabyita nka cano, ni umuyoboro umuntu ubasha kugaburira roho y'umuntu. Ni ukuvuga ngo ni umuyoboro, ni itiyo ribasha kunyuramo ibitunga cyangwa se ibyagira ingaruka kuri roho y'umuntu. Twarabibonye, umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umuntu agizwe n'umwuka, akagirwa n'umubiri ndetse na roho. Iyi roho rero ari igenga umuntu cyane mu mikorere ye ya buri munsi, ariko twabonye yuko umuntu akeneye kumenya ko ari umwuka utuye mu mubiri, ariko ari umwuka w'Imana. Aro birivuga ngo umwuka wacamanya n'umwuka w'Imana, ko turi abana b'Imana. Tubona yuko umuntu avutse bwa kabiri agira uyu mwuka. Biravuga ngo ariko twe dufite uwo mwuka uturuka ku Mana. Hanyuma uwo mwuka iyo tumaze kugira, nibwo Bibiliya ivuga ngo munesheshe umwuka kamere. Mu yandi magambo, kamere yacu ineshwe n'umwuka w'Imana uri muri twe. Kamere rero niyo twagereranya n'iki gice cyitwa roho. Icyo gice cyitwa roho cy'umuntu utarakizwa, uyoborwa n'iyo roho. Ujya wumva mu Kinyarwanda bavuga ngo uriya ngo arabungera nka roho mbi. Hanyuma rero uyu muziki ugira ingaruka kuri roho yacu. Uyu muziki w'isi niwo ndi kuvuga. Izi ndirimbo mujya mwumva z'abantu baririmba, abakobwa baririmba ibibuno, baririmba ibiki, ibyo ni byose bigiye bitandukanye. Baririmba urwangano, baririmba inzangano. Ibyo byose bishobora guteza conflict mu mutima muri cyangwa se amakimbirane, biririmbirwa cyangwa se byohererezwa muri uwo muyoboro witwa channel cyangwa se uyu muyoboro wa muzika, wa music, ariko ukaza bikitura muri roho y'umuntu. Ugasanga ubuzima uwo muntu abayeho bugengwa n'ibyo yumvise cyangwa n'ibyo yagiye atega amatwi by'indirimbo. Turaza kubyinjiramo neza cyane. None uwakijijwe we agaburirwa muri wa muyoboro w'umwuka.
muri spirit ye iyo amaze kumva igihangano kivuga ku Mana, kuko yakijijwe kandi ukijijwe ahamagarirwa kuyoborwa n'intungamubiri ziva mu mwuka. Aho umwuka ari niho umwuka w'Imana bahurira. Aho ngaho iyo umuntu arimo arumva umuziki mwiza uririmba Imana, uramya Imana, uvuga gukomera kw'Imana, uvuga kwera kw'Imana, uvuga abo wabaye bo muri Kristo Yesu, wabawe muri Kristo Yesu, uvuga ubuzima n'imibereho mishya bari muri Kristo, usingiza ukaramya Imana. Iyo wumvisha umuziki wumvira aho mu mwuka, ukumva urubakitse birenze uko wari umeze. Bityo ya kamere yawe cyangwa ya roho yawe yari iri muri wowe, yari yihangayitse, bagiye kukwirukana, wabuze akazi, wahombye, igacururutswa na wa muziki uririmbiwe mu kirere cya esprit cyangwa se mu kirere cy'umwuka. Ariyo Bibiliya nababwiye ngo umwuka wacu amanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Umuziki rero ni iki? Ni imitongero, ni amagambo, ni spells, ni ugushengerera, ibyo byo gutangaza, imitongere, amagambo avugiwe ahantu, amagambo asubiwemo, amagambo aza kaba umuyoboro w'ibyo biza bigakuba kuri roho cyangwa se bigakuba mu mwuka wawe. Urumva ni umuyobora, ni cano, ni umuyoboro, ni cano, ni shene, ni umuhora naho hantu. Imana ishimwe, ngira ngo wenda bize kumvikana cyane. Hanyuma tubona yuko Satani ashobora gukoresha umuziki ariko abyiganya Imana, kuko n'umwe mu miyoboro Imana iganiriramo n'abantu, kandi umuziki ufite imbaraga zikomeye cyane. Biritwereka yuko guhanura kuzashira, kuririmba bitazashira, ibyo byose kubwiriza bizashira, ariko kuririmba umuziki ntabwo uzigera ushira. Niyo mpamvu n'ikimenyimenyi hari indirimbo 3 tuzaririmbira mu ijuru, niba ngombwa ndaza kuzigarukaho cyangwa se nzazigarukeho mu kindi kiganiro ni mu bisaba. Dukurikije Bibiliya, indirimbo 3 tuzaririmbira mu ijuru. Reka dutangire tureba Bibiliya itangira igaragaza umuziki ndetse n'umumaro w'umuziki. Turebye mu bice 4 by'igitabo cy'Itangiriro, umurongo wa 20, Bibiliya itwereka yuko mu rubyaro rwa Kayini hakomotsemo umunyamuziki. Mu rubyaro rwa Kayini rero ku murongo wa 20, Bibiliya iravuga ngo Ada abyara Yabalu, abasekuruza b'abanyamahema baragira inka. Murumuna we yitwa Yubalu ku murongo wa 21. Yubalu abasekuruza b'abacuranzi n'abavuza imyirongi. Tubona yuko Imana yishimiye guitereza iyi mpano uyu munyamuziki ukomeye wabanje kugera mu isi, uyu mugabo witwa Yubalu ku murongo wa 21 w'igice cya 4 cy'igitabo cy'Itangiriro. Umuziki rero wagiye ugira ingaruka nyinshi ndetse nziza ku bantu bakomeje kuwukurikirana, ndetse ukagira n'ingaruka mbi mu gihe Satani yawukoreshaga, ariko akawukoresha yerekeje ku bantu. Nuko yuko imiziki mwumva, ibi byose mwumva mugenda mubona bigira ingaruka ku byo mubamo, ndetse ibyo mwumvise binyuze mu miziki bigira ingaruka y'ubuzima mubayemo none ahangaha. Turabivuga, turabisesengura, tubyinjireho neza nanone mu minota mike dufite. Tugiye mu Kuva, nduva ari bice 15, Miriyamu mushiki wa Mose bavuye mu nyanja, ubwo Abisirayeli bari bambutse, abanyegiputa bamaze kurohama mu nyanja. Dore cyabaye, habaye yuko ingabo za Farawo zari gise zitura mu mazi, amazi arazirengera nk'uko Bibiliya bivuga. Ariko bageze hakurya, indirimbo zitangira gupfunyuka mu mitima yabo. Miriyamu ahamagara abakobwa bandi, baraza bararirimba, bavuza ingoma bararirimba. Mose nawe bararirimba, iterano ry'Abisirayeli raririmba, ritangira gucomeka mu isi yabo y'umwuka, bahimbaza Imana, bayihimbariza mu mwuka, bavuga ngo Farawo n'ingabo ze bari badukurikiye, Uwiteka biroshye mu nyanja. Bahimbaza Imana, ariko bayihimbariza mu kirere cy'umwuka cyo kuzirikana iby'Imana ikoze. Umuziki ni ikintu gikomeye cyane. Izi ndirimbo mwumva, izi ndirimbo wumvisha abana bawe, izi ndirimbo mwumva mu rugo, izi ndirimbo mwumva mu mabotike, izi ndirimbo mwumva mu tubari, zigira imbaraga ku myumvire n'imikorere n'imitekerereze yawe.
ingaruka nyinshi z'ibyo uhura nabyo zituruka hanini ku muziki wagiye wumva, kuko uyu muziki uragenda ukinjira muri roho, wakinjira muri roho ugira ingaruka nziza waba ubizi cyangwa mbi bitewe n'umuziki wumvise. Ndasubiramo iki kintu, umuziki nicyo kintu cyonyine, niwo muyoboro wonyine uhura na roho yawe. Ni ukuvuga ngo winjiza ubutumwa cyangwa se winjiza umwuka, birenze n'ubutumwa kuko umuziki birenze amagambo, winjiza umwuka, uwo mwuka umuziki ufite uraza ukinjira muri roho yawe cyangwa ukinjira mu mwuka wawe bitewe n'icyo uwo muziki ikirere uhimbiwemo, bitewe n'ikirere uhimbiwemo. Ni uko ngo kandi nicyo kintu kigira imbaraga ku mwuka w'umuntu cyangwa se kuri roho y'umuntu cyangwa kuri kamere y'umuntu, abishaka atabishaka, abizi atabizi. Reka nk'urugero, ushobora kujya kuhaha amata kuri alimentation runaka, ushobora kujya kugura ibishyimbo kuri butike yo kwa Murokore, ugasanga yashyizemo indirimbo za korari wenda runaka, barimo bahimbaza haleluya haleluya, ijuru tuzaritaha, baririmba, uraguze uratashye, wagera mu rugo utangiye gutora ibishyimbo, ugatangira ukumva ya ndirimbo itangiye kugenda ikugarukamo. Wagiye kugura mandazi kuri butike yo kwa kanaka cyangwa imigati, nabwo wumvisha umuziki uri kumva ngo saa moya ngo ibiki, indirimbo n'ibindi bintu biraho zigiye zitandukanye. Ukaza warangiza ugeze mu rugo, wa muhungu we uri kunyumva cyangwa wa mukobwa uri kunyumva, wagera mu rugo utangiye kunywa icyayi ukinywesha umugati cyangwa se urimo ukinywesha irindazi, icyo waba unywesha cyose urimo urafata ayo mafunguro tuvuge runaka wahashye, ya ndirimbo igatangira kugaruka mu bitekerezo byawe. Wava muri dushe ugiye kuryama, indirimbo ikagaruka mu bitekerezo byawe. Wajya muri ofisi ugiye gukora akazi kuko wahoze uyumva muri mashine, ukaza waje mu modoka ya mugenzi wawe mukorana, ugeze kuri mashine mu kazi, indirimbo ikomeje kugaruka mu bitekerezo byawe. Umuziki ugira imbaraga wabishaka utabishaka. Music gets access to your soul whether you want it or not, unknowingly in fact. So uyu muziki ugira ingaruka kuri soul yawe, kuri ame yawe, ubishaka cyangwa se utabishaka. Nakubwiye ngo umuziki ni imitongero, nakubwiye ngo imiziki ni imitongero, umuziki ni umutongero. Uragenda ugashengerera, ukagera mu mutima wawe, ugatangira kuhatwara, ugatangira kuhayobora, ugatangira. Reka babwire, ubuzima abenshi abana bariho bwaturutse ku muziki mama wawe yumvishe agutwise, cyangwa se uryamye mu rugo, imiziki y'abacuranga aho ngaho. Iyo miziki iragenda ikakugiraho ingaruka ubizi cyangwa se utabizi, mu gihe cya none cyangwa se mu gihe kizaza. Iyi ngiyi iragenda ikakugiraho ingaruka zikomeye cyane, ubishaka cyangwa se utabishaka. Kuko umuziki wonyine ubwawo ni ururimi, ntibisaba yuko wumva amagambo gusa, ahubwo bishiduka wanatwawe n'iyo ndirimbo. Ushobora kwiyumvira umuziki, ukumva umuziki runaka, uri kumva indirimbo utari kumva n'amagambo cyangwa se n'icyo umuhanzi arimo araririmba, wowe ugashiduka wowe ubwawe urimo ukunda uwo muziki, ukavuga ati indirimbo ndayikunda. Indirimbo kuba nziza cyangwa se kugufasha roho yawe cyangwa se gufasha umwuka wawe, ntibigombera yuko uza ayo magambo, ntibigombera yuko uza amagambo arimo ararimba, ntibigombera yuko uza ubutumwa arimo araririmba, ahubwo muziki wo ubwawo wifitemo imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu uzasanga ibihugu bimwe na bimwe byagiye byamagana nk'injyana ya reggae. Injyana ya reggae mu myaka za 60 ni injyana yagiye ihindura ibintu. Ibihugu byinshi byabonaga ubwigenge cyane cyane bya Afrika mu myaka ya kera yabanjirije, mu bihugu nka za Jamaica, ni ibihugu nabyo barizwa kuri za Amerika y'Amajyepfo, ni ibihugu byagiye bihura
n'izi njyana za reggae aho ba Bob Marley bakomoka, izi za South Africa nujya mu bagabo nk'aba Lucky Dube n'abandi bagiye batandukanye. So imiziki yabo bagiye baririmba bavuga ubuzima bw'ubucakara, bavuga ukuntu abazungu bagiye babakoloniza, bavugamo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse bakarimba na politike z'ibihugu bitandukanye. Zo bagenda baririmba ngo ni Babylon system, bavuga uburyo ari aba Babylon abantu bavanga bashaka kumanipira no gutesha agaciro abaturage muri rusange. So ni njyana zagiye zituma abaturage benshi bivumbagatanya, ndetse benshi bitewe no kuzumva baba mu mageta aho ngaho, ubuzima bwabo bugenda buba bubi. Rimwe na rimwe nazo zikaba ari njyana zicomekeranye nanone n'umwuka wa gikene ukenesha abantu, bigendanye n'imyumvire y'abo bantu, bagahananira impinduramatwara n'ibindi bintu, ariko ikaba limited cyane ku mitekerereze, habuze abayishyira mu bikorwa. Icyakora bagiraga babishyiraga mu bikorwa, ariko babandi bangwaga iyo bakonsomaga iyo miziki bakayinywa bakanayitangaza, bakumva izo inspiration nyinshi cyangwa se izo mpumeko nyinshi z'ubwigenge, kwikura cakara cyangwa se by'abarundi bita kwikukira. Ibyo byose bikaza n'iminduramatwara mu babyumvaga cyane bakanabibyaza umusaruro. Ariko wajya kureba nk'injyana ya reggae nanone usanga bagiye bayikora rimwe na rimwe nabo barabagaho mu buzima bwa gikene, rimwe na rimwe bagashiduka bakangurira abandi guharanira uburenganzira bwabo, ariko bo ubwabo bagasigara bakennye. So nayo ikaba nazo ziba zigiye zifitemo, bitewe n'ubwoko bw'injyana, zifitemo imyuka yindi nayo ibigiye iherekeje ubwo butumwa. So ugasanga indirimbo nk'injyana za hip hop, navuga ku njyana ya reggae, nureba injyana ya hip hop uzasanga ari injyana nayo yagiye izana impinduramatwara ya mu bihugu bya za Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye, bitwa ba Tupac, Ushaka n'abandi bagiye batandukanye. Ibyo byose rero ugasanga n'abantu bagiye bahimba indirimbo bavuga uburyo ubuzima bw'abirabura batakagombye guteshekwa agaciro n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, uburyo abirabura nabo bafite ubwenge, bakagira yanjyana ariko iherekejwe n'ubutumwa bwayo. So ibyo byose remwe mu bihugu byagiye binakuraho iyo miziki, bikavuga biti urubyiruko rwacu mutarurarura, reka twebwe dushyireho ibingibi polisi yacu cyangwa se politike yacu, hatagira uyivangira yaba ku rwego rw'imiziki. Ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane bigenda ku gitugu byagiye bibana cyangwa se bifunga injyana zimwe na zimwe, kuko zishobora gukorogoshora amarangamutima y'abantu, bakabona eta ubuzima barimo, state barimo, bikaba byateza imyivumbagatanyo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Imbaraga z'umuziki, turimo turavuga imbaraga z'umuziki kuko ni ikiraro kigenda kikinjira muri roho kikakumvisha ibintu runaka. Tubona inshuro nyinshi muri Bibiliya rero mu by'ukuri indirimbo zaragiye ziririmbwa, zanaririmbwa zikagira imbaraga ku bazumvaga, bagahindura imitekerereze, imikorere yabo, ndetse n'abaramyaga bakaramya mu kuri no mu mwuka. Niyo mpamvu Yesu muri Yohana ibice 4 umurongo wa 22-23 Yesu abwira uriya mugore w'umusamariya, aramubwira ngo mugore, ye kirageze kandi kirasohoye ubwo abaramya by'ukuri. Akoresha ijambo worship, the true worshipers, ubwo abaramya by'ukuri baramiriza Imana ahantu hitwa mu kuri no mu mwuka. Nabwo avuga basenga, kuko kuramya uba warenze steps zo gusenga, warenze intambwe zo gusenga, watangiye none kwinjira mu kindi kirere. Akoresha ijambo ngo igihe kirageze, mu cyongereza niho bakoresha ngo the hour has come, ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo abaramya by'ukuri baramya Imana mu kuri no mu mwuka. Mu Kinyarwanda banditse, muri Bibiliya banditse ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo abasenga data, ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu kuri no mu mwuka. Ahari kuvuga yuko igihe kigeze none nubwo abantu baramyaga ibindi bitandukanye, za Tamuzi, za Shera, za Bayari, za Moleki, ibyo bigirwamana byose baramyaga, yarabitegereje abona, kuko Yesu yaje mu gihe Abisirayeli bari barasubiye inyuma, ubuzima bwari bumeze nabi, arabangwa igihe none kirageze kandi kirasohoye ubwo none abaramya by'ukuri batazaramiriza mu gice cya soul, batazaramiriza muri kamere yabo, mu gice cya ame yabo, ahubwo none bagiye
bagiye kuramya ahantu hitwa mu kuri no mu mwuka. Aho hantu mu mwuka, mu kuri ni muri Yesu nk'ijambo ry'ukuri. Mu kuri ni mu kuri ko ari we kuri, kuko isi yari yuzuye ibinyoma. Ahubwo none ngo bagiye kurenga icyo cy'urwego rw'ukuri, none binjire no mu mwuka. Nuko ngo ni ukuri kuzabinjiza mu mwuka, none baramirizeyo bari aho hantu mu mwuka. Bareke kuramya byari biriho byaba Herode n'ibandi bagiye batandukanye, babacinye inkoro, bari mu biki n'ibiki, abatambyi barivanze n'ibindi bintu bitandukanye. Aho ngo igihe kirageze ubwo abasenga data by'ukuri, none tugiye kubibona, basenga data mu kuri, bakamusenga no mu kuri koko. Abo bagiye kumuramiriza ahantu hitwa mu kuri ndetse no mu mwuka, aho hantu ubwo abaramya. Mu kuramya ubutekereza iki? Iyo uri kumva iyo ndirimbo ubutekereza iki? Uri kumva indirimbo uri gutekereza iki? Reka wumve indirimbo yubakiye mu kuri, wumve indirimbo yubakiye mu kuri. Indirimbo ikwiriye kuririmbirwa mu rusengero ni indirimbo y'ukuri, ni indirimbo y'ukuri yubakiye ku ijambo ry'Imana. Nibwo izaba yubakiye mu kuri, izakujyana no mu mwuka, izakujyana no mu mwuka. Tubona Dawidi igihe kimwe, dusomye igitabo cya Samweli wa mbere ibice 16, muzahasome neza ku murongo wa 23. hari amagambo akomeye cyane. Tubona uyu mugabo witwa Sawuli, yari umwami wa Isirayeli. Were ku murongo wa 22 muzasoma muzumva. Haba maze Sawuli atuma kuri Yesayi ati, ngusabye Dawidi ngo ajye ankorera kuko antonnyeho. Hanyuma iyo umwuka mubi yavaga ku Mana agahanga kuri Sawuli, Dawidi yendaga inanga ye agacuranga, maze Sawuli akaryoherwa, agakira umwuka mubi ukamuvaho. Nuko ngo uyu mwuka mubi wamuvagaho wabaga uturutse ku badayimoni. Sawuli yagaterwa n'abadayimoni, imyuka mibi ikamuzaho. Noneho amenya ibanga yuko mu muziki hahishemo ibanga ryo kwirukana abadayimoni, ariko mu muziki uririmbiwe mu kuri no mu mwuka. Atumaho umugabo witwaga Yesayi, ari we se wa Dawidi. Ati uwo muhungu ajya azacurangire, nacurangira kuko hari imbaraga ziri mu muziki arizo zashoboje Dawidi kuba hariya hepfo mu bibaya, mu misozi, aragiye acuranga. Hari ubusabane yari afitanye na data, hari meditation spirituelle yabagamo, aririmba acuranga, yumva iyo message. Aravuga ngo noneho ajyaza nabasha gucuranga bizamfasha, izi mbaraga zinsikamiye zizamvaho. Reka ngire, hari indirimbo wumva n'imyuka mibi kagenda biturutse ku muririmbyi nawe yayiririmbiye ndetse n'ikirere yararimo. Ndavuga ku ndirimbo zaririmbiwe Imana, indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana mu mwuka w'umucuranzi ufite piano wabisigiwe, mu mwuka w'umucuranzi ufite guitar bass solo wabisigiwe. Iyo ndirimbo ikabasha kugira imbaraga mu mitima y'abayumva. Imana ishimwe cyane, kuko umuziki ni ikiraro kikumvisha, kigenda kikagutwara kikakugeza ku isoko y'imvano yaho uwo muziki urimo uraturuka. Tubona igihe kimwe Nebukadinezari avuga ngo yabaje ikigirwamana agishyira mu kibaya cya Dura. Aravuga ngo Abisirayeli n'abandi bantu bose baze baramya, abacakara baki bose ngo baze bikubita imbere ye. Arababwira ngo maze ubwo muri buze kumva amakondera n'amabubura, ibyo byose bivuga ngo baze guhera ko bubarare bahimbaze cyangwa se bikubite hasi icyo gishushanyo Nebukadinezari yahimbye cyangwa se yashyizeho. Daniel 3 umuhanuzi yaranditse ibice 10, aravuga ngo washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakonda n'ibintu byose by'ubwoko bivuga yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu, ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi ngo akiramye ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Hanga tubona yuko Nebukadinezari yari yasabye yuko aba bantu bose bari buze kumva iyi miziki y'ibi bintu yari yakoze, yabo bacuranzi bose, ngo nibumva iyo message iri gutambuka gusa baze kubarara hasi, ubundi bapfukamire icyo kigirwamana. Maze abayuda bamwe muri abo ngabo barabyanga, witwaga Saduraka, Meshake na Abednego barabyanga. Nuko abo bayuda
bari barahawe gutwara igihugu cy'i Babuloni, baza kuvuga bati ntabwo dushobora, ibintu ntibishoboka. Ibyo bintu rero barabyanze. Mu by'ukuri tubona yuko umuziki nawe yarawifashishaga Nebukadinezari kugira ngo abashe gucomeka ubwo butumwa bwe, abukongeze muri rubanda bumvaga, ndetse abumvaga ayo makondera bibahamagarire kujya gushengerera icyo kigirwamana yari yabaje. Tugiye mu gitabo, tujye mu Isezerano Rishya, tubona umugabo witwa Paul ndetse na Silasi. Aba bagabo bombi ubwo bari muri gereza, hari icyabaye, bararebye baravuga ati nta kindi kintu dushobora gukora. Ni mu Byakozwe n'Intumwa ibice 16 niho muzasoma iyi nkuru. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 16 umurongo wa 25 Bibiliya ivuga aya magambo, iravuga ngo ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Ngo uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzu zose zirako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu z'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota yari agiye kwigirira nabi. Ndaza kuvuga anga kugutoroka kwabo cyangwa se kugufunguka. Bari barimo baririmba, bo bararirimba mu gicuku cyane ijoro, barasenga, ariko barangije bararirimba ngo izindi mbohe zirabumva, zumva ziguwe neza. Byari ibihe bidasanzwe binyuze mu mbaraga z'umuziki. Mwibuke umuziki warituye inkike z'Yeriko, mwibuke umuziki. Barangije ngo bararirimba ahangaha ku gihe cya Paulo na Silasi, ngo uwo mwanya waba igishyitsi cyinshi, igishyitsi giturutse mu kuririmba. Imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zirako zirakinguka, iminyururu ya bose yari ibaboshye bose iradohoka. Byari ibihe bidasanzwe. Umuziki ufite imbaraga zikomeye cyane. Ibi bintu wumva bifite imbaraga zibiherekeje. Ushatse warekeraho kumva indirimbo za sekira cyangwa se izi ndirimbo zaririmbiwe isi. Ntabwo ari byiza we murokore ushaka kwinjira mu kirere cy'umwuka, si byiza kumva iyi miziki rwose. Bibiliya mu gitabo cy'Abefeso Paul abandikira ibice 5 umurongo wa 19 avuga ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu, mushigiye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose mubyishimira mu izina ry'umwami wacu. Ngo ariko mujye muririmbirane mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Dona yuko Bibiliya itusaba kuririmba bihuza umwuka wacu n'uw'Imana. Ni itiyo icomeka umwuka wawe uhuza n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubuzima wa mubyeyi we watwise umwana umuziki wumvaga, ubuzima arimo bigendanye n'umuziki yumvaga. Hari circonstances nyinshi zigiye zitandukanye ziturutse ku buzima arimo, ariko nibi byerekeranye n'umuziki biri muri bimwe mu byerekana ubuzima bayeho. Ese wirirwaga mu tubari, wirirwaga mu biki utwise uyu mwana? Ingaruka z'ibyo uhura nabyo inshuro nyinshi zituruka ku miziki wagiye wumva, ingaruka z'ibyo uhura nabyo, ni biri mu mwuka wawe, ariko bituruka ku byo wagiye wumva. Ibyo aba bana bumva bakiri bato, Imana igufunguye amaso ukareba ubuzima ubayemo bwinshi, ushobora gusanga bwaratewe n'imiziki wumvishe. Kimwe mu bice by'ubuzima bijyanye n'umuziki wumvishe. Abaririmbyi baba mu masosiyete secrete za Illuminati n'ibindi bigiye bitandukanye, baririmba ibintu bumva kandi baba basobanukiwe. Niyo mpamvu imiziki yabo zikagira imbaraga mu mitima yawe, ukizanga uri kuririmba indirimbo z'aba baririmbyi bemera ko bari muri iyi miryango, ba Beyonce, ba Jay-Z n'abandi bagiye batandukanye. Hari umugabo witwa bamwitaga MJ, ni Michael Jackson. Uyu Michael Jackson yigeze kuvuga amagambo, cyangwa se Michael Jackson yavuze amagambo, yaravuze ngo if I don't mean it I can't sing it. Ngo nimba ibyo bintu ndi kuririmba bitandimo ntago nabiririmba. Nuko ngo bagera ku rwego abanza kuririmba ayo magambo, akabanza akamujyamo akamufasha, yamara kumufasha mu buzima bwe,
agasobanukirwa ubwo butumwa ari kuririmba, izo mbaraga z'ibyo bintu ari kuririmba. Nimba ari kuririmbira n'uwo mukobwa kumva uwo mwuka w'ubusambanyi akabanza ukamujyamo, cyangwa se akabanza akanasambanaho, ibyo agiye kuririmba byerekeye n'ubwo busambanyi akabanza akabikora, ubundi yarangiza akaza akaririmbira muri wa mwuka. Ni ukuvuga yaravuze ngo if I don't mean it, if I don't mean it, I can't sing it. Nimba ntabisoboye, nimba bitandimo, nimba ntabivuga ibyo bindimo, ntabwo nabiririmba. So Rihanna we yigeze kwivugira avuga ngo ntabwo natuma abana banjye bareba indirimbo zanjye, ndazikora kugira ngo abantu bazumve, ariko abana banjye ntibazumva. Kubera iki? azi imbaraga z'imyuka ziri muri izo ndirimbo. Nimba uyu waziririmbye adashobora kwemera yuko abana be bazumva, abo ba Beyonce niko bagiye baririmba, ba Beyonce. So, nimba udashobora kwemera ko abana bawe bumva izo ndirimbo, kuki wemera ko abana b'abandi bazumva? Babyeyi mwitondera izi ndirimbo mwumva. Muri iyi si y'insazi abantu n'ibyo bumva, muri iyi si y'insazi abantu babaye cyangwa se bamaze kuba ibyo bumvise. Do not allow your children to listen to this evil music. Izi ndirimbo mbi ntubyemere. Abari kuraguza baba baririmba indirimbo, abari mu marimbi baba baririmba indirimbo. Ndagira ngo izi ndirimbo zose wumva, ntukemerere umukozi mu rugo cyangwa umukobwa ugufasha umurimo cyangwa uwo musore kwashyiramo indirimbo abana bakabyumva banyuranyuraho, bagenda babyumva. Ntubemerere, witonde, ntubemerere. Izi ndirimbo uzitondere cyane wa mubyeyi we. Ndagira ngo dusoza witondere ibi bintu. Izi ndirimbo zifite imbaraga. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo mu rwa 2 rw'Abakorinto ibice 10:4 kugeza kwa 5 ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorore Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Witondere izo ndirimbo ukina, izo ndirimbo ushyiramo. Ibihome byinshi biri mu mitima y'abantu bituruka kuri izi ndirimbo. Barabyonsa abana mu mashereka, mu biki bagiye babyonga mu mashereka y'umuziki. Witondere umuziki ufite imbaraga, ubyumva wabishaka utabishaka. Zirimo nyinshi uzasanga ngo umuhazi yasohoye indirimbo ngo The Ben ngo yagize abantu ngo ibihumbi binga, ngo kanaka yagize abantu ibihumbi binga. Ndiko abaririmbyi sofa baririmba indirimbo za secular, za gospel zabo mwashaka kuzumva mujye muzumva. Ariko indirimbo amaviews agera abakristo benshi mu matelefone, mu makorari, nibo bazumva bamenya indirimbo za barunaka na barunaka. Ariko nashobora kureba indirimbo ya mwene wabo muri korari yasoye kanaka ngo uranazi kuririmba ngo uri iki niki, ngo ikorani ngo sinakumva indirimbo zango kuramo ibyo biririmbo. Abantu benshi mu mamodoka baba barimo bariyumvira indirimbo z'isi, kandi ngo batuye mu rusengero nibashaka kumva izo mu rusengero. Niyo mpamvu ubukristo bitwa ko bakijijwe, ariko imirimo yabo nibyo bakora n'uburyo bagaragara bikavuguruza ibyo bigisha n'ibyo babayemo. Benshi mu mamodoka, mu nzi wabo, mu rugo, ntiryari bumva indirimbo za korari zabo, ntiryari bumva indirimbo z'amaworship team, ntiryari kwa bandi bavuye mu bitaramo by'abahanzi ba secular nabo ubona mu bya gospel, ntiryari. Imana idufashe. So imbaraga umuziki ntabwo ari ikintu mukwiriye gukinisha na gato, kandi umuziki mu by'ukuri ufite imbaraga, wabishaka utabishaka. Kubwiriza bizashira, guhugura bizarangira, ariko umuziki ntuzarangira. Umuziki uzakomeza. Ngo mu ijuru bahora baririmba, abamarayika bakubita amakamba hasi bavuga ngo urera. Hari icyo bisobanuye mu mwuka.
dusoreje kuri Zaburi ya 96 biravuga ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, mwabari mu isi yose mwe muririmbire Uwiteka muhimbaza izina rye, mwerekana agakiza ke uko bukeye, mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga yose, kuko Uwiteka akomeye akwiriye gushimwa cyane kandi ateye ubwoba arusha ibigirwamana byose, kuko ibigirwamana by'amahanga byose ari ubusa, ariko Uwiteka niwe waremye ijuru, icyubahiro no gukomera biri imbere ye, imbaraga n'ubwiza birahera he. Mwa miryango y'amahanga mwe mwaturire Uwiteka, mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga, mwaturire Uwiteka ku izina rye rifite icyubahiro, muze mu bikari bye muzanye ituro, musenga Uwiteka mwambaye ibyera, mwabari mu isi mwese mwe muhindire umushyitsi imbere ye, muvugire mu mahanga muti Uwiteka ari ku ngoma kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega, azacira amahanga imanza zitabera, ijuru inezerwe isi yishime, inyanja ihorerane n'ibiyuzuye, ikigarama cyishimane n'ibikirimo byose, nibwo ibiti byo mu ishyamba bizaririmbishwa n'ibyishimo, ibiti bizaririmbishwa n'ibyishimo imbere y'Uwiteka, kuko agiye kuza agacira bari mu isi imanza, azacira bari mu isi imanza zitabera, azacira amahanga imanza zihwanye n'umurava we. Ndagushimiye data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, nkushimiye ko wabanye natwe ku bw'iki kiganiro, kakigira imbaraga mu mitima y'abacyumvise kandi bahindure intekerezo zabo, bave mu byo bibwira bitari bifite umumaro, bumve indirimbo z'agatangaza ziri mu kanwa kabo wahaye iyi nganzo. Urakoze kuri Imana nziza mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Wowe utarakora subscription kanda subscribe, tujye tubana mu biganiro byacu kandi ubisangiza abandi. Imana iguhe umugisha cyane.